reka mumenere ba kuva mwarimu yatangira kwigisha iryo yigishije byose ndabifite homework kandika amakomesha kamera kandika brand name quality audio cable storage lens no agenda tugena no ku lens brand name lens lens focus type of lens parts of lens ibi byaba byisa nageze mu rugo ujya kuri internet sinagiye kuri internet nagiye kuzindi kamera ziwacu dufite dukoresha ese kuko ibyo mwarimu yatwigishije na home exercise ariko ndamubaza ndi ngaho nyereka parts za lens nyereka focus rig yinyereke kuri risho nyereke arayibura ndamubwira ndi ngaho nyereka zoom rig arayibura twifashishije internet agiye ko nabone ibyo navugaga ari ukuri kandi yarabyize noneho hakaba n'izindi zitwa professional karite yazo nazo zikaba zihindagurika HDV zishobora kujya muza birashoboka noneho esera super cheap byose ntabwo nari mbizi ubwo rero urabona amaze kuba umusaza ijwi sound igomba kuba ari nziza ariko kugira ngo ibyo byose bikunde ugomba kuba ufite kamera nziza ugomba kuba ufite ibikoresho byiza nihe handi wabisanga kujya kwibaza umuntu hariya hanze ugasanga ni bari gupfundikanya abenshi ntibabyize mu ishuri niyo mpamvu yatumye mpaguruka ndaza ngera mu ishuri mwarimu muteraho akajisho ndamwitegereza numva ukuntu ari kwigisha Abanyarwanda basa baravuga ngo coco. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora film, nta watekerezaga ko byagira hanga hose. Ubu abari sohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa, n'abakozi b'amateleviziyo, nibarwiyemeza mirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho, ukigiraho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nkako guhumbya, kandi byose biri online. Muraho neza, turasubije mwebwe mwese mudukurikirana. Mumenyere muri YouTube zo mu Rwanda abantu benshi usanga bari mu kamera batagaragara, ariko twe twese bo kugaragara ko yuko ntacyo dutwaye. Twakiriye umukozi w'Imana. Murakoze cyane. Natanya mwivuga mukavugana doko mukabwira n'abadukurikiye abo muri bo n'ibyo mukora naho murungu. Netwa Samuel Ntibayizi, nk'abandi umusaza n'umunyamakuru Life Radio, nkaba nanga ibiganiro bijyanye na Bibiliya mu byo nize. Aba rero nishimiye kuba ndi hano muri IBTC. Murakoze cyane. None se ahantu uri urahazi, wabasha gusobanurira abantu barimo kudukurikirana IBTC ni iki? Ahantu ndahazi, nahumvise kera, najya numva inkuru zaho. Ariko numva ahantu amatsiko cyane cyane ko numvaga iri ni ishuri IBTC. Ni ishuri ryigisha ibintu byo gukora amafilm, film making,
gutunganya amavidewo, gutunganya amafilm, kubitunganya, kubyeditinga, gutunganya iby'amafoto, gufotora, ibya kamera byose. Hari n'ibindi bijyanye no gukora ibyapa, ni byinshi. Mbese ku isoko ry'umurimo iri mu ishuri rikenewe, ariko kandi mu ishuri natwe tugenda tubwira abandi. Ubwo rero narabyumvise kuri radiyo imwe, nongera kuryumva kuri radiyo nkorera, ndavuga reka nzatera intambwe nanjye nze ndebe ko ibyo bavuga ko ari byo. Cyane cyane ko nanjye njya namamaza ibicuruzwa, ariko hari ibicuruzwa nigeze namamaza mvuga ngo ni byiza cyane, ndiyeho nsanga birabishye, kandi nabeshyaga abantu ngo biraryoshye. Bitambabwira ndahagaze sinzongera kubamamaza kuko ibyo mvuga mba mbeshya kandi ntajya mbeshya. Ndavuga nero reka nze ndebe ko IBTC kuko kubyo bavuga, kwibyo tuvuga ari ukuri. Urakoze cyane. Rero umaze ibyumweru 3 cyangwa 2 utangiye kwiga, ariko impamvu zatumye tugutumira, hari ijambo ryatarutse rigwa mu bikobokobo by'amatwi yanjye, bivuga ngo nyamara buri ibibazo byose najyaga nibaza ngo ku uyu munsi ngo hari bitangiye gusubizwa. Iryo jambo rivuze ku 6/16 z'ukwezi kwa 3 muri 2024, wararivuze nararyumva uri kumwe na boss wawe. Ibyo bintu ngo byaje biti? Ubundi hari ibyifuzo najyaga ngira, ko ubundi ndi umunyamakuru w'umwuga. Yego. Neze ibyitwa community leadership with mass communications, nkaba ngira muri lisansi, nkaba ndi presenter kuri live radio, ndetse n'ibi byo kuba presenter kuri TV. Yego. Nabyo narabyize. Yego. Ariko ibi by'amafilm making bijyanye n'amashusho, bijyanye na za kamera, rwose ntabwo nashoboye kubikurikirana. Nkaba nari mfite amatsiko, cyane cyane ko abatwigije baratubwiye bati kugira ngo ushobore gukora film nziza ikundwe, kugira ngo ushobore gukora video nziza ikundwe, hari ibintu byangombwa. Amashusho agomba kuba ari meza, ijwi sound igomba kuba ari nziza. Ariko kugira ngo ibyo byose bikunde, ugomba kuba ufite kamera nziza, ugomba kuba ufite ibikoresho byiza. Nihe handi wabisanga kujya kwibaza umuntu hariya hanze ugasanga ni bari gupfundikanya, abenshi ntibabyize mu ishuri. Niyo mpamvu yatumye mpaguruka ndaza ngera mu ishuri, mwarimu muteraho akajisho, ndamwitegereza, numva ukuntu ari kwigisha Ikinyarwanda, basa baravuga ngo coco, aranyasha yigishe, numva biguze ku mutima. Mu minota 2 nahise mubaza ikibazo, kuko nasanze ari kwigisha icyitwa kamera. Naramubaje ni kamera nziza nimeze gute? Arasubiza, ahubwo asubira inyuma kuko nanakererewe, arasobanura. Reka mumenere ba kuva mwarimu yatangira kwigisha, iryo yigishije byose ndabifite. Cameraman wamwegereza kamera tukabireba, anagenda dusobanurira ntacyo bitwaye. Abona nasanze bari kuri risomo ryitwa kamera. Yego. Naneho parts of camera. Yes. Sangabara abyigisha binsubiriramo camera category. Yes. Types of lens. Parts of lens. Yes. Ibi byari bikenewe. Yego. Ibi nibyo bikibanze. Yego. Nahise mubaza ibibazo, ese kamera nziza nimeze gute, kugira ngo unarebe amoko ya kamera ngari. Yitwa consumer, zitari professional, urugero nk'aya amatelefone, consumer, koresha DV, zijyamo amatape, njye nariyandikira ntiburane zaba fake, kandi kagira nubwo yagira reserve ariko ni fake kuko udafite carte. Noneho hakaba n'izindi zitwa professional, carte yazo nazo zikaba zihindagurika.
HDV zishobora kujya mu birashoboka noneho esera superchip byose ntabwo nari mbizi ubwo rero ese we babasore bawe babona akazi bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ingaya murumuna we ati nge nyihera make nge muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788545302 bitise ukajya ku rubuga wa eshatu akadomo ibtcfilmschool.com. urabona amaze kuba umusaza kandi n'abana banjye ubwabo babimfasha bakavuga bati tugutere inkunga tugure kamera ubu nziyo nahita mbabwira supershi nubwo yabihenze cyane niyo cyo nabivugiraga burya ku munsi wa mbere ibyifuzo byanjye byahise bikemukwa les premières impressions sont les meilleures burya iyo ugeze ahantu uko usanze abantu bwa mbere uko babonye bwa mbere nuko bari IBTC kwayihaye amanota. Urakoze cyane rero tutanize inyuma magambo watubwira ku byawe kuno munsi wa kabiri kora yuko ntabwo turashobora gukora ikiganiro kirekire kugira tutarambira abantu kuko tuzakomeza dukora ko uzigameza agere nko kuri 6 cyangwa ngahe sinibuka ariko ibyo nabyo biranabaye ko barimo kutwumva ahubwo watubwira noneho ubwo ku cyumweru cya kabiri na research wakoze na exercice na za pire nizo zitubwire zira pire zo zifite gute ukimara kumva ko ifite n'inkingi igenderaho obande kuri yo bagatanga tugira ngo ni cyumweru cya kabiri ndetse ubushize nuko ntabivuze baduhaye na waka yerekana nta kibazo homework kandika amakomesha kamera kandika brand name quality audio cable storage lens no agenda tugena no ku lens brand name lens lens focus type of lens parts of lens ibi byaba byiza nagize mu rugo ujya kuri internet sinagiye kuri internet nagiye ku zindi kamera ziwacu dufite dukoresha ese kuko ibyo mwarimu yatwigishije na home exercise brand name tuyibone iwanyu GVC ariko na ni izina ryayo urabona izina ryayo garibura GVC quality pro high definition witibona ugiye ko bituzibona za mini jack zose usibonaho za storage card 6 lens witibona ko lens yari fixed na ngera no lens utunazire uko zikora urabisoma byose rero nano kuri umunsi wa kabiri ibyo twibanzeho ni practice yego ubu tripod twayifunze turayifungura hari yitwa shoe yambabaje cyane yambabaje kuko ninjye wabonye zeru nibaza uburyo ndataha akavugura muri zeru ne kubwira abana n'umugore ninginga mwarimu nti nsubiriramo ansubira ngiye ko mbonye 10 ku 10 n'Imana ishimwe noneho twagerageje ufungura kamera turafokasinga fata n'amashusho hanyuma tubikora neza kandi natashye rwose nabimenye ndumva nanjye byo nizo munsi nabyigisha noneho uragiye rero utugeranyirize abantu biga amashuri mwize muri za Mount Kenya nize kuva ikintu wize cyitwa mass communication preparation na masoko kwa muri Mount Kenya nubwo bahise ngo Mount Kigali Mount so none kiragihe mu mara mwiga journalism na mass communication ni ngombwa kuko nizo lisansi zirakeneye nk'ama niveau d'étude ariko nyine urageranya gute igihe IBTC abantu bamaramo wabimenya ko ari ukwezi kumwe bakunda kumaramo kuko abiga amasaha 2 kandi urabona ko nta byumba bibiri byonyine naho hari ikintu isi bikwereka yego
usa nk'utwisanzura nk'umuntu wabaye abantu beza nk'amakuru ko baba n'abarimu ba primaire noneho utubwire education isanzwe via comparatively na education muri IBTC igihe gito kandi ikwita ku cyiciro bari ko nabyita ubundi muri ariya makaminuza ni amashuri nk'andi yose umunyeshuri bamufata nk'umwana ugasanga urabaza ikintu ntibanagusobanura uko byakabaye ariko iyo ugeze kuri IBTC mwarimu agufata nk'umuntu mukuru ukamubaza icyo utumva akagusobanurira kandi icyo nashimiye hano kuri IBTC mwarimu agufata ukuri akaguha umwanya hari abiga buhoro batahita babisobanukirwa neza akagutwara buhoro noneho wa wundi nawe uhita ubifata mu.com akagutwara vuba vuba ndetse agahita aguha uwo mwanya mu gihe uri muri waka agahita yiruka akakwigisha ukabimenya burya rero nubwo wavuga muri ariya formal classes ni ngombwa ngo uze hano kuri IBTC ni ngombwa kuko nta shuri na rimwe wagereranya n'iki kigo nahise urabona ibyumweru 2 undafata amashusho nsa n'abimenye byose Imana ibaho umugisha none se uhare iwanyu nta bantu babibize baca amadirishya nta akami bakara bakameramana nawe utanabemera kuko no batari barize barahari benshi kuko ejo nagiye kwitegereza kamera ngo nkoreho n'ubushakashatsi noneho hariho n'abaje isi nyereka resi wa nyereka lensi yinyereke anyereka akajisho abareka atunga urutoki nanze kubyemeranira n'amahane kubyo nari ngiye kwirirwa ngiye gushaka umuyobozi kuko ibyo ngibyo babinyigishije umuyobozi ahari ariko ndamubaza ndi ngaho nyereka parts za lens nyereka focus rig yinyereke kuri ijisho rinyereke arayibura ndamubwira ndi ngaho nyereka zoom rig arayibura twifashishije internet agiye ko nabona ibyo navugaga ari ukuri kandi yarabyize ntabwo barabyize nukuri barabyize ntabwo bize yarabyize aho kubanza baramwigishije nabise cyangwa rize muri cya kikimase ariko nawe yaje kwemera ko ari byo bivuze ko urimo uragereranya ibyo wize kuri bya byo gukora research ukabona nibyo by'amacinga nkagereranya n'iby'abandi bize ugasanga ntabwo ubwo se ni ubuhe butumwa ugiye guha abantu babangamiwe noneho sasa no kuba bafite na passion babikunda ariko bikarangira batabasha kubikoresha mu by'ukuri erega burya gushaka niko gushobora nibagane IBTC kandi mpora mbivuga ubutumwa aho ngira hano natangiye kubutanga ku gisakazamakuru nkorera ndi umunyamakuru ni presenter ndikubabwira noneho nigereyeyo narabyiboniye ahubwo ni muze tujyane kwiga kandi noneho ikindi cyongereye uretse ko n'ubumenyi bwiyungura bukaba bwinshi n'ifaranga ririnjira tugatandukana n'ubukene hehe no gukena none uko hari ibintu by'abapanekote bakunda gukurikirana radiyo ubuza ko umuntu wese wamagaye kuri radiyo y'Isilamu atavuga ati assalamu alaikum wamaguri radiyo y'abapanekote avuga ati yes ashimwe bivuze ko urumva niba ukora ku itangazamakuru cy'abapanekote kirageze kigafata uruhu cyane cyane rw'abantu babakizwa abo bantu babakizwa hari ukuntu babyukiye muri burakeye kandi ni ngombwa iyo babajije mamusengera iki arakora kwasengera ubugingo ariko nawe ubundi wabitubwiye ubundi abantu barimo gusenga mu gitondo na nimugoroba wenda bafite nk'icyifuzo nk'iki kiri gisaba uburyo buri fizike biza gute biducangira irange twumve amasengesho kuko umuntu ashobora kumva radiyo bikarangira avuga ati reka njya kwisenga nabona uko bisobanura ariko narasenze ndongera ndasenga Imana iransubiza yego haka nubwo yasubije ibisubizo nkabireba biri harya ariko sinshobora kubishyikira reka nkubwire igihe gutangaza baruzi ko mbere yuko nza hano kuri
IBTC Imana yigeze ibimbwiraho ariko sinyisobanuze ngo nyibaze kwisiga ni hade gogo nk'umuyobozi wanyu ngo yize kubona iyeti itarabaho yareka mukora igitangaza urumva ko umunyamakuru nagiye gukorera igitangazamakuru nkorera maze imyaka 40 mbibwiwe Imana ibinyibwira ibaza imyaka 40 noneho muri segonderi ntabwo nize ibintu bya lettre cyangwa bya nize byitwa enseignement général enseignement général normal primaire enseignement général nize ibintu byo kwigisha wize no kwigisha mwarimu none abigukekagaho n'ukusi nabyo nakunze gukora ahubwo nifuza ko mwarimu anyigisha nanjye nkazajya kwigisha ibi bintu kugira ngo urabona ko ntezo ndazifite ariko sinigeze mbiha agaciro kuko nakundaga kwigisha cyane ku buryo naje kwisanga mu itangazamakuru kandi nkisangamo mu buryo bw'umwuga ni ukubera gusenga burya abantu nubwo dusenga nabi tugasengera n'ibidakwiye gusengerwa none Imana imbwiye ngo ejo bundi ndabandi gukora amafilme ndabandi gukora amavideo Imana nizanterura inzana hano kuri IBTC kunyigisha ngenda mbivuga ubu mpora mbivuga mu mwanya ndakubaza ntareruye ukansubiza na men ariko IBTC wabuyizi kuvuga men utaza IBTC ibyo nabyo n'ubukabyo utayizi n'ubukabyo kuko wazatanga icyacu mu gikwiye wazagaburira abashonje bikuye nje ngo wabyumvise dusenga nabi Imana iratubwira ako natwe hari namwe tuba tugomba kugira gutera mbese iki ni igisubizo cyanjye nzana mu minsi iri imbere nzakwereka akantu nzasohora n'umusaruro waho content biritse none hari ikintu wabwiye umuntu w'umuyobozi umuntu umunyakuri kandi usanzwe n'ubundi uzi neza ko utanamubeshye uteri ko njye nubwo bimeze bityo ndabona ngiye no kuzagucika ntabwo namubeshye natavuga ati se gutyo uducitse ugiye gukora amafaranga menshi uteye imbere bidutwaye iki bimeze bite content yari yakujagajaze ikurya bimeze bite content umfite utubati twujuje yego narujuje ibitabo naranditse ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodesha imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nkaho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamico suko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. Ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho nabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni Kigali kwa Rubangura muri etage ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. Mu bihumbi 2012 ubwo hatangiraga ishuri rya IBTC Film and Design School ryigisha gufata amashusho, gufotora no gukora filime, nta watekerezaga ko byagira ahangaha hose. Ubu abarisohotsemo bayoboye uruganda rw'amashusho aha mu Rwanda no muri East Africa. Ni abakozi b'amateleviziyo, ni ba rwiyemezamirimo, bafite n'ibindi byinshi bakora. Abangabo bose bigaga bicaye mu ishuri imbere ya mwarimu. Ubu noneho IBTC Film and Design School yabise ku rundi rwego, iri kwigisha benshi vuba kandi neza kurusha mbere. Impamvu nuko ubakoresha ikoranabuhanga ryo kwigishiriza kuri internet online. Murakaza neza ku rubuga rwa IBTC akanyerezo e-learning.com cyangwa se ukanayibona unyuze ku rubuga rusanzwe rwa IBTC Film School. Ibyiza by'iyi program nuko ihendutse kurushaho,
ukigira aho uri hose ku isi kandi ukigira igihe cyose ushakiye. Kwiyandikisha nabwo unyura kuri IBTC akanyerezo e-learning. Duhamagare kuri 0788 54 302 na 07 28 54 302. Umwihariko w'aya masomo nuko noneho IBTC bari kwigisha ubukanishi bwa moto ku buryo ishwanyaguza ugashyira hariya ukongera ukayiteranya mu kanya nk'ako guhumbya, kandi byose biri online.